ngani mudukinire turebe mutangire twakiye Mata urangarura cyangwa ngarurira nizere ko kuri kwiganira ariko no so ari ugasanga ari kwikinisha ahubwo nyishyura cyangwa uranyishyura sunyishyura ariko wanze urwara mu mutwe mana yanjye wari mu Kigali mukobwa muto n'umukuru mwese mwabaye kimwe Yo mfata unjyane muri lodge none wanga no kunyishyura uvuze utumva niki uranyishyura sunyishyura gurama amafaranga suyama ava mutajwana ese ndabasuhuje abakurikiye Arena Media TV abari mu Rwanda abari hanze yayo Uganda Kenya n'ahandi hose nkuko bisanzwe rero maze iminsi mubona video zacu kuri YouTube zigiye zitandukanye kandi ndashimira buri mwese ukomeje gukora subscribe like share nabashimira cyane rero kuri uyu munsi nkuko mubibona twatumiye abakinyi bacu abafana bacu abadukunda bagiye kutuganiza akatubwira uko babibona bagiye kutuganiza ku buzima bw'urubyiruko bwa none ubundi ibintu bigende neza turabakiriye hano mu kiganiro. Sawa murakoze. Merci kabisa. Yego mwatangira mwibwira abadukurikiye kugira ngo tugane tuziranye. Amazina nitwa Tumukunde Emeline nkaba nyina muri Berry Media TV and Arena Media TV. Amazina banyita Tegekimana Vidasta anje ndi mushya muri iyi film. Murakoze cyane nishimiye kubakira kuri icana. Yego niki cyaguteye cyangwa cyagushimishije kuri iyi film dukina cyangwa zino comedy dukina ubuzima inama y'urubyiruko urubyiruko uyu munsi wa none. Murakoze iyi filme nyireba bwa mbere numvisha nyishimiye numva ngize n'amatsiko yo kuba nayizamo. Gusa nyine iyi filme nanone ibamwo inyigisho nziza beg ibamwo no kuba yafungura mu mutwe ukumva uratuje kagutorisha mu mutwe ikakumara stress mbega ugakuramwo n'inyigisho. Murakoze. Ni ikihe kintu wabwira abadukurikiye ese Vidasti wadusuye umunsi wundi wasanzwe ni muntu ki akorera hehe muri make twibwira muri rusange tukumenye kurusha niba na business ufite turusheho kuyimenya tujye tugusanga. Murakoze njyewe ndi umumotari mu buzima busanzwe nkora mu mujyi wa Kigali ubwo umumotari nahanagira abarizwa ubwo njyari mbega naseta umumotari w'Ikigagira ari hose njemba mari niko kazi ka buri munsi nibyo bintunze nibyo bimbeshejeho mbega niwo mwuga wanjye nkuko ari wese abyuka ajya mu kazi nanjye mbyuka njya gupagasa. Byiza cyane. Yego wowe uri muntu ki? Nanjye ndi umunyeshuri kandi nkaba n'umukinnyi wa filime nyine. Nabonye mwazanye muravukana musanzwe mukorana bimeze bite? Oya ntago tuvukana nyine twahuriye muri filime gutya nyine tu. Niye nama mwaho urubyiruko? Nama twaho urubyiruko kinabashishikariza bajya bakunda bino bintu dukora nkuko mbega bundi babanza bakareba kuri nge kugira ngo parike moto ndeke kumotara cyangwa ndeke gukora indi mirimo ya buri munsi reba umuntu ari wese mwemera nkaza muri ibi bintu byo gukina filime ubwo mu bigaragara nuko ari byiza nuko ari ikiza nabibonyeho nuko wenda hari mbega ni byinshi cyane wabigiriramo mbega ushaka no kubibonera mwandi mahirwe ari hejuru aruta yayandi. Yego abanyeshuri baratashye bavuye ku ishuri abasore bagiye kuryama abandi bajye mu mico mibi nizihe manuro watanga kugira ngo marusheho guhinduka? Nkanjye nirirwa mu muhanda ubuzima bwanjye mbega nubwo mu muhanda nirirwa ndeba ibintu byinshi mu muhanda nirirwa ndeba abana b'abakobwa nirirwa bamwe mbagemura ahantu navuze ruba ari igihe mbagemura nkibaza ati saba abantu ubagemura kwa muganga navuga njye nkunda kuyita mu ibagiro kuko niba mvuze ngo umukobwa nkumva baramuhamagara ati sheri bimeze bite dore ndi muri ghetto njyenyine fata akamoto uze mamotari murangire ubwo mpita menya ko bamujyanye mu ibagiro. Muri make nawe uri umufatanyacyaha mubaga abantu mubaga abantu nawe urahazira kareka naho numva baho niko mota ayo sama baramudukorera ibagiro
ahubwo se nta kuntu wazajya uhita uhamagara 112 bagatabara ko numva nawe bifitemo uruhare. ibyo bintu byari bikwiriye, ariko nanone ntabwo nabona umwana w'imyaka wenda ari munsi y'imyaka 18 ngo mbone bamwinjije muri ghetto ngo nuze wapi. Gusa njye nabi benshi yo mbatwaye ngenda mbana impanuro, uwo nigisha agafata arafata, unyumvisha akanyumva, utanyumvishije kwaye nawe ingaruka zibona nyuma. Ariko hano Kigali abakobwa baranabiteretera ngo baza bambaye bose baje kubatega. Nibyo ra murabatereta mwebwe? Oya biterwa. Ngo nyine ufite ikashi. Ewa nawe urabyumva. Mukurikiye amafaranga. Ko mwaguye mota. Sha abakobwa b'iki gihe bo n'urundi rwego, dufite amafaranga ntacyo mwavugana. Usanga abakobwa beza bari kuri ba basore bafite amafaranga. Wese gitwarira ubuntu witiye no kwa mukunze. Njyewe burumva ntabwo byabura. Ntabwo byabura, nkiraronka nk'iy'abasore, ngira umubiri nk'uw'abasore, kandi hari ikintu kimwe Imana yaturemanye irari, kandi ntabwo ryabura. Ugira irari nese ubu ngubu uramugezayo uracyora manzi umukatane. Ibintu byo kuba nateretana none umukiriya ntwaye ntabwo njya. Uyu mwazanye si uyu ni umukiriya uragerayo ra? Ndagerayo nta kibazo. Cyangwa n'ubundi yaje ari mwamanje kujya mbere yuko mugera. Bisa nkabyo. Mata wakoze amabara akoze ibiki? Neje abantu kuri kamera. Mumbwire yakoze ibiki? Ntacyo Mata byagenze bite yatubwire mutumara amatsiko. Arajya ngo sisohokemwo hano. Tubwire. Ambabare nkava muri studio amahoro ngo turashaka kuza kureba uko mukora kubasura, none nkaba numva mwaciye ahandi hantu. Iyi ni inshuti yanjye twahuriye muri filime. Tubishuti cyane, urumva uyu mufata nka mushiki wanjye, kandi urabona basa nibyo kandi mwakase cyari yagiye kukugurira ibiki? Yagiye kungurira nyine akantu ko kunywa. Darabukatanye ngiye kumugura akajiri ko kunywa nka mushiki wanjye cyangwa nk'akana kari kumwe na papa. Ni byiza cyane rero. Ni byiza, turabakiriye rero hano. Yego twishimye hano hantu ni heza, kandi twishimiye ukuntu mwatwakiriye mwakoze. Muzahora mugaruka. Ni iki kintu wasaba abakunzi bacu bakeneye kureba iki kiganiro cyangwa filimi dukina bazisanga hehe? Abakeneye kureba filime bazisanga kuri YouTube kuri Arena Kigali. Ikindi cyo bajya kuri Arena Kigali kuri hoteli se niyo tuzatujyana. Sorry. Bigenze yadusanga kuri Arena Media TV. Cyawumva nta kantu kare kitambitsemo. Cyasha Kigali niho gisohokera, niyo mpamvu byari bikurimo kubera ari naho mu rugo. Kubera nk'uko umuntu ari akorera bihita biza mu kubyiro. Yego, hari ikibazo rero dufite muri iki gihe urubyiruko muhura nabyo cyangwa twese duhura nabyo cy'ubusambanyi mu bana bato bari munsi y'imyaka 18 bishora mu ngeso mbi bagasamina zitateganyijwe n'indi mico mibi. Ese nk'abahungu bagenzi bawe batera izo nda bakazihakana, wabagiriye inama? Aburi kiravuga cyo kuba wakunda umukobwa mugakundana pe ukumvura mwishimiye iteka buri kanya sheri shushu, noneho buri joro utabasha gusinzira utamuvugishije. Ariko umwana w'umukobwa yakubwira atamutenda, ukabura mukatiye, ukabusibye nimero ye, yasheka birazimiye, ya nimero iri muri phone ukabura yisibye, ugasanga wa mwana w'umukobwa uramuterera. Umaze gutererana bangahe se muta? Njye nta numwe ariko wabona naranateye n'inda nabizi da. Umaze kuburana benshi? Sijya numva ngo no mu mwuka barazihatiye. Oya sinabwo ibyo bintu bibaho. Ibyo bintu bibaho se muta? Abasore b'iki gihe hari ikintu bihaye byo kumva yuko umukobwa yagwamaga goshera bizi se cyagiye duru kunuko wanenda. Yego. Kenda se nayo gutereye mu mwuka cyangwa nayo gutereye kuri telefone. Akirengagiza ahandi bahuri. Yego. Ariko basore mu dukurikira bari kutwumva biriya bintu dukora ntabwo ari byo nk'urubyiruko. Ese wowe nihe nama agira abakobwa batwara inda zitateganyijwe nk'impanuro? Njye inama nabagira ni ukwifata bakitwara neza, bakifata nka hano gutya bakikomeza. Babigenza nyine kwifata ni ukutishora nyine mu ngeso mbi.
cyangwa byanabanira bagakoresha agakingirizo. Agakingirizo. Udukingirizo tuva heza. Tuva hehe? Muri butike. No muri butike ziba zihari niho mutugura. Udukingirizo tuva ahari hose kwa muganga, muri mu mabutike, mu bubari. Ni ahantu kabisa igihugu cyatugire neza, turanagishimira. Ni ahantu ubukingirizo batabushyize. Rero abasore mu gihe kwifata byatunaniye tugomba kunyarukira ahantu tugafata ubukingirizo tukirinda. Mbega we mukobwa sutinye no kukagendana muri karaga kapu uko wibuka fondo, uko wibuka twa tuntu two ku munwa, uko wibuka igisokozo, ukari nako wibuka Pridas. Ukamenya ko ugiye gusura umusore utazi ibiri bwawe nyuma yawe. Rero buriya abasore cyangwa se inkumi mudukurikiye byajya biba byiza kabisa twikuye mu isoni tukajya tubugenda byajya bidufasha. Turimo dusoza ikiganiro, reka twibutse abadukurikiye badusanga kuri Arena Media TV bakatureba bakareba video zacu. Hariho video nyinshi n'ikiganiro naho bari bugisange. Ikindi uwifuza gutanga inkunga yawe ni 0788966941 cyangwa WhatsApp 0722989105. Ibitekerezo byawe turabibona kandi ukadutera inkunga. Rero dusoza ikiganiro, mwakoze kudusura, turabashimiye. Gusa nk'abacteri mukina filime mwadukina akantu kamwe kari budushimishe mukurikije filime mwagiye mukina. Mwigira abakinyi mumere nkaho none atari kiganiro muri mu mudukina akantu gatoya dusoza kino kiganiro. Hari cyo batwaye? Nta kibazo. Hari cyo dutwaye? Nta kibazo. Ngaho rero nimudukinira ko gakino. Kamasegonda kujya tubakumbure tuzajye kubareba. Hari kamwe twakinanye aho yaneze nk'umugenzi nageraho mugeza akanyita kanakambwa ko byaranabaye. Byari byose mwatubwira byarabaye. Byarabaye agahita nyita kanakameza abantu ngo muvanye muri logic. Ari umukuyeyo cyangwa ngaho ni mudukinire turebe. Mutangire twaki mutaburangarura cyangwa ngo ngarurire. Nizere ko kuri kwiganira ariko no so ari ugasanga ari kwikinisha. Ahubwo nyishyura cyangwa uranyishyura so nyishyura. Ariko wanze urwara mu mutwe. Mana yanjye. Hano mu Kigali mukobwa muto n'umukuru mwese mwabaye kimwe. Jewe mfata unjyane muri logi. None wanga no kunyishyura. Uvuze? Utumva ni iki? Uranyishyura so nyishyura. Kurama amafaranga suyama. Bava mutajwana. Murakoze cyane, murakoze. Turabashimira ko mwabashije kudusura kandi muzagaruke. Murakoze namwe. Yego nawe turagushimira Vedan. Turabashimiye kandi n'ababikunze bose ni karibu kabisa baza tugahurira hamwe muri rusange. Murakoze cyane. Mugere amahoro kandi mugezeyo. Sawa mwakoze cyane kubana natwe.